Amahoro y'Imana abana nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana no kwizera biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje nanone mu izina ry'uwapfuye akazuka, umwami w'ibihe byose kandi umwami w'abami. Niwe mwami wenyine dufite w'umunyamugisha kandi ubwe n'umugisha. Wabamwizeye baravuga ngo nta teka bazacirwaho kandi nta kizabatera kibatunguye. Reka dusenge kuko ubutumwa afite bw'aya mezi atatu ukwa karindwi n'ukwa munani n'uku kwa gatandatu, ndashaka kukubwira ko ari ubutumwa nanone kandi busa naho butoroheje, ariko kandi nababwiye ko Imana ntitangaza ibintu kugira ngo abantu bikange, ahubwo ni ukugira ngo abantu bahindukire, biringire kandi bizere. Rero ikindi ni uko kumenyera Imana byamaze kurenga igipimo kugeza ku rwego abantu bamwe na bamwe basigaye bumva ubutumwa bw'Imana ivuga bakabifatamo inenego. Ariko se bene data, iyo bidusohoyeho nabwo kandi icyo cyago kiba gifashwe minenego. Ariko kandi nk'abakozi b'ukuri bo mu murima w'umugambi Imana, twifuza ko dukomeza kubaho mu buzima bw'ibihano cyangwa se bw'uburakari bw'Imana. Why not tutabana n'Imana yishimye natwe twishimye? Reka dusenge. Urakoze Father, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'abantu wampaye kugira ngo mburire mu gihe gisa n'iki ngiki. Erega Eliya yigeze kuvuga ngo niwe muhanuzi usigaye, ariko siko byari birahari. Wari ufite abo wazigamye, ariko we niko yabibonaga. Inkota ya Yezebeli ndetse n'icumu rya Ahabu byari bimenereye n'aba bahanuzi, kugeza ubwo bamwe babireka abandi bajya mu buvumo. Obadiya afata umwanzuro wo kubagemurira yikopesheje nabwo ideni kuri butike. Ibyo bihe rero byadusohoyeho, bamwe batandukira iby'umurimo wabahamagariye, abandi barabyihorera, abandi bahitamo kuvuga iby'isi ishaka kugira ngo banezeze imitima yabise. Ariko iteka wisigariza intwaro yawe ukoresha. Muri ibyo bikoresho rero nanjye ndimo, ndakwemereye kugira ngo kandi imbaraga zawe, ubuntu bwawe, ubushobozi, itinyiro kunesha bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose. Imbaraga z'umwuka wera zikorane n'umuntu uwo ari we wese, kandi ubutumwa umwuka wera buherekeze. Twiteguye umusaruro mwiza w'abezwa n'abemera n'abumva n'abumvira, mu izina ry'uwo mwami Yesu Kristo dusabye twizereyemo, amen. Bakundwa mu mwami, hariho igihe tuvuga ibintu bamwe wenda bagatekereza ko hari ibindi twe twibwira cyangwa se twifuza, ariko turi hano nk'umurimo w'Imana. Nababwiye ko si umurimo mwiza muri iyi minsi umuntu yahitamo yijyanyemo kubw'intambara duhura nazo n'ibyago n'amakuba.
wari uzi ko Bibiliya ivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi inshuti yanjye, ni byinshi. Hari ibyo tuvuga, hari n'ibyo tutavuga, ariko wumve ko ari byinshi. Wowe n'intumwa z'Imana rero, isi ntitwemera, namwe mwumva ubu butumwa, ab'isi ntibabakunda. Iyo baza kuba babakunda, namwe mwaba muri ab'isi. Iyo mwaza gukora ibyanyu n'ibyo bemera, mwakabaye mwemeranywa nabo. Reka mbabwire ko ibyo mugira gutya mukabona bitambuka, ababirimo banabyigisha, banabyamamaza, ndavuga iby'iyobokamana, ndavuga kuvuga Imana, ababarizwa muri icyo gisata cy'iyobokamana, cyane cyane abahedinze abandi, baba bahuye, tuba twahuye n'ibisa n'imiheto, ariko nk'umusirikare wa Kristo wambariye urugamba, gahunda ni ukurwana kugeza dutsinze intambara y'umwuka. Imana yampaye ubutumwa, ariko mu kuri mbanza kugira umwanya wo kubisengera, sinari mperutseho hano murabireba. Kuko numvaga ari message zisa naho ziremereyemo, izindi zirorohejemo, ariko nta cyoroshye cy'Imana. Iby'Imana birya abarambiwe batashye. Nahisemo gukora muri style yo kujya ntambutsa message ntuje kandi nitonze, ntirukanka, ko Imana yarambwiye ngo kuki ujya kuri kamera, kuki ujya kuvugana n'ubwoko bwanjye wihuta, uba wirukaswa n'iki? Ko naguhaye umurimo wanjye ngo unkorere. Habayeho rero kugenza make kugira ngo njye ntambutsa ubutumwa bwumvikane. Kubyakira byo si itegeko, no kubyizera si itegeko, no kubyumva si itegeko, ni ubushake, ni ukwemera. Kutemera nabyo urabyemerewe. Gupinga no gutera amabuye biremewe hano. So gusa ingaruka z'ibyo byombi ziratandukanye, kimwe gifite ingaruka nziza, ikindi gifite mbi. Nushoza rero intambara y'umwuka, reka nizere ko ufite intwaro zo kuyirwana. Hanyuma nawe ubutumwa bw'amezi 3 akurikiranye agiye gukurikirana, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, hanyuma ngira ngo kwa gatandatu gutangira ndabimefiya, nsa n'ubanza gukomeza gusenga. Ariko kandi reka nkubwire ko igihe hari iki ngiki kugira ngo wumve ibi, sinzi aho uri, ariko nguhaye ikaze. Uri mu Rwanda, udukurikiranye uri Burundi, udukurikiranye uri muri Congo, udukurikiranye uri Zambia, Mozambique, Kenya, Uganda, Tanzania, Afurika y'Epfo, udukurikiranye uri mu bihugu by'Abarabu, muri Oman,
Dubai ndetse n'ahandi. Udukurikiranye uri muri Israel, udukurikiranye uri muri Amerika, uri muri Korea ya ruguru cyangwa se y'epfo, dukurikiranye uri muri Suède, dukurikiranye uri Belgique, mu Faransa n'ahandi, dukurikiranye uri muri Amerika Latine, dukurikiranye uri mu Bushinwa, dukurikiranye uri no mu bindi bihugu ku migabane y'isi naho tutavuze, uri muri state zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mijyi nka Florida, mu mijyi nka Los Angeles, mu mijyi nka za Hollywood n'ahandi. Reka ngusabe kimwe, niba udafite umwanya ubutumwa wibwumva, bubike udownloadinge, cyangwa se wowe bufungura ububika ahantu, uraza kubyumva utuje ijambo kuri ndi, kuko ntibitinze. Imana yavuganye nanjye ngo mbwire abantu ko aya mezi 3 n'amezi y'agahenge k'ijuru ritanze yo kwihana. Imana yatanze ikintu nakwita agahe ko kwera no kweza abantu mu buryo bwihuse. Nagiye kubona mbona abantu benshi bambaye ubusa, ijwi rivugana nanjye ngo bariya abantu uko bangana bafite ibintu byabizingazingiyeho badashaka kurekura, nabyo bidashaka kubarekura. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ibyo kandi ni ibyaha biremereye n'ibyoroheje, ngo kandi uko bwije uko bukeye ngiye kugenda nyura abantu gake gake, ngo kandi hari benshi bari gukurwa mu mubiri batejejwe, barabigize niko byahoze. Ngo none mwana wanjye, ngo uko umuntu yiyogoshesha akamaraho ntasigarane umusatsi na mukeya, ngo uko niko abantu benshi badasigaranye ikibakingira. Reka mvuge ngo nahise niyumvamo uburyo umuntu agira imbeho iyo hariho imbeho mu gihe cy'umusatsi, n'uburyo umuntu afubikwa n'umusatsi we mu gihe cy'imbeho. Nkiri gutekereza ibyo, numva ijwi rirambwiye ngo abantu bagiye guterwa n'umwanzi, ariko bagiye guterwa batiteguye, ngo intwaro zibagwanirira n'abashizemo umwanzi yarazibambuye. Nabwirwa rero ngo habeho kwezwa. Ucyumva ubutumwa, iyo nda wakuyemo Imana yarabibonye.
ushobora kuba ubyita ngo ni uburenganzira bw'isi, ngo ni uburenganzira bwanjye, ngo ni sijui. Reka nkubwire ko nta burenganzira na buke ufite bwo kwica uwo Imana yaremye, bwo kumena amaraso atariho urubanza. Nshuti yanjye, uwo mwana wabyaye ukamujugunya muri rigori cyangwa se ukamujugunya ngo agende abe mayibobo, reka nkubwire ko wari ufite inshingano zo gusangira ubusa uri kurya nawe. Imana yarabibonye akagambane kari mu biyita ab'Imana. Imana yabonye amarozi akororwa n'abantu ngo bahitane abandi. Imana yabonye amashyari ari mu mitima y'abantu. Imana yabonye uburyo abantu batsikamiye abandi ku rwego abantu batagifite ubwinyegamburiro. Imana yabonye abera bimwa agahenge, abana b'Imana babuze ubuturo, usibye ko nta nubwo tuzabona inaha. Ikibaye cyose bamwe bavuga ko bakorera Imana, ikibaye cyose kiragerekwa ku bantu b'Imana. Amazina isi iri kwita abantu, Imana yarabibonye. Ubujura, ubwibone, gusenga ibigirwamana, ibyo byasesemye Imana. Imana ifite amacandwe menshi mu kanwa y'umujinya wayo, kandi iturengere tutaza kwisanga tuyaminjiriweho. Ukwezi kwa gatandatu turimo, kwa karindwi tugiye kwinjiramo, kwa munani, n'amezi yo kwezuba, n'amezi yo kutunganwa rwose. Ntawe utabona ko hasigaye ubuhungiro hamwe mu Mana muri Kristo. Twahere 2019 tubibabwira kugeza amagingo yawe. Ntabyo mumaze kubona se ko byasohoye? Ntabyo mumaze kureba se ko tubihagazemo? Ndakwinginga, nanakwingingira, nanjye niyingingira, Imana iduhe kwezwa abavandimwe. Bibiliya iravuga ngo umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Bibiliya ikavuga ngo bafite izina ry'uko bazi yuko bariho, ariko nyamara ni intumbi. Bibiliya ikavuga ngo umunyabyaha yiruhiriza iki kuvuga amagambo yanjye mu kanwa ke? Kweri Imana niyo kubangikanwa na Nyabingi wapfuye, na Ryangombe, babinga banyundo, ariyo yaremye ijuru n'isi. Abo nabo barageraga igihe ibintu byabananira bakavuga ngo ni ibya Rurema waremye ijuru n'isi. Nyabingi yaremye nde? Ryangombe yaremye nde amushyira ku isi? Abari i Burundi ibitega byaremye nde? Usibye ko mwebweho rwose Imana yanakuyeho ibyago bikomeye mu gihugu cyanyu. Hari hagiye kubamo
intambara itarigeze kugaragara muri bino bihugu bya Afurika. Iyo message ya kabiri wenda nendaga gutanga ariko ubwo isi igenderamo. Kubw'amasengesho yanyu no gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka bamwe muri mwe bakoze, byageze ku mutima w'Imana, yegezeyo ibyago. Umurundi wese ahantu ari aze kuzamura ibiganza ashime Imana. Abari mu Bufaransa, ibyuka ya Framason irabatwaye kweli, ntabwo mwahaguruka ngo murwane n'umwanzi. Yewe Yerusalemu we, watumwe abahanuzi benshi, Imana yashatse kukubundikira ariko wanga kumva. Ndashaka kubabwira ko umwuka yamaye izo message eshatu zigaje imwe, ukwezi kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, n'amezi yo kweza, n'amezi yo kongera kwambara, n'amezi yo kugura izahabu ku Mana, n'amezi yo kongera kwiyunga n'ijuru, n'amezi yo kongera kwininira tukisuzuma. Uhagaze aho yaguhagaritse, nigucyura urajyana, hari imirimo ufite. Imana yarambwiye kandi ngo isi n'abisi barahindutse, ngo hanyuma n'abantu b'Imana bajya mu kigare. Va mu kigare rero, va mu gahuge, va mu cyo nakwita igihiriri, iyunge n'Imana. Iyo message elo la dibinas, iyo message y'ubwiyunge n'Imana, ngo nk'uko umuntu yiyunga n'uwo bagiranye ikibazo bakagikemura, Imana ikeneye ko twiyunga nayo bavandimwe. Warayitukishije bihagije, warayanze bihagije, warayisebeje mu bantu bihagije, wayivuze uko itari bihagije, ariko kandi iteze amaboko kuko ari inyembabazi, yiteguye kukweza, yiteguye kukuminjagiraho amaraso y'umwana wayo. Iyi message ndumva itari gukama. Bavandimwe bakundwa mu Mwami, mureke tukwezwe, mureke tukwere, mureke tujye mu kwera kw'Imana, mureke tujye mu mbaraga zitagajuka. Yemwe, ndavuze induru ndangurura n'ijwi rirenga, ababyeyi, abagore, abagabo, abakecuru, abana bato n'abasaza, ingimbi, urubyiruko, abakomeye n'aboroheje, abaperezida, abaminisita, abapolisi, abasirikare ku isi yose. Yemwe uzumva iyi message ari mu rwego urwo ariko rwose, Imana irashaka ko twezwa. Nababwiye ko ubushize Satani yasabye ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe ngo ahitana abantu. Ubugingo bwawe burindwe inshuti yanjye, ubugingo bwawe niburindwe, umubiri wawe urarindwe, kugeza ubwo umwami wacu azerekanirwa. Ezwa, ntuzi uko buri buke, ezwa, ntuzi uko buri bwire, uzi none ariko ntuzi ejo. Nta mutasi ujya umenya uko ejo bizaba bimeze. Ashaka gutata akamenya ko wenda hari abari gutegura imigambi, ariko ntawe ubuzi niba isi itari buriduke, ntawe uzi niba
umwami Imana ari bugushe urubura cyangwa se imihanda iri bukunduke, ntawamenya. Rero Imana yaramubwiye ngo buri wese ajya kuryama yiyejeje, yitunganije mu maso y'Imana. Icya nyuma rero ni uko abantu bose banze Imana bagiye kuyikenera. Imana igiye gukenerwa. Situation zigiye kuba ku bantu abakomeye n'aboroheje bagiye gukenera Imana. Rero ibyiza ni ukuba wiyunga nayo kugira ngo nuyikenera izumve neza icyo uyisaba. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Wakoze kudukurikirana. Ndacyatambutsa message ariko ibizizo zifungiye ahangaha kubera ko abantu batakigira n'umwanya uhagije. Reka nongere nkore ndi coding bwa kabiri. Imana ibane nawe. Ntabwo ndi busenge, atangiye nsenga ariko sinsoza senga nawe, kugira ngo nawe wisengere umenye ko igikwiriye muri kino gihe atari ugupinga, ahubwo ari ukwizera no kwemera. Biravuga ngo kumvira biruta ibitambo, kandi kwizera niko kwatumye Aburahamu abona Isaka. Imana iguhe umugisha rero kugeza ubwo utangara. Wari kumwe na Apostle Prophet Evode. Shalom.